hanyuma njyewe nka stand yanjye nk'umuntu uri associated na bino bintu nk'umukobwa by'umwihariko wabaye nyampinga w'u Rwanda ndetse wagiye ugira n'amahirwe yo kujya mu kanama nkemurampaka kugirirwa icyo cyizere cyo kukajyamo. First of all, ikintu navuga nuko we can't turn a blind eye ku birimo kuvugwa. Navuga ko nashishikariza buri mukobwa kwanza kuba niba hari ikibazo afite yashobora kuba yavuga, yakwegera umuntu aho ari comfortable, akabasha kuba yavuga. Ikindi abantu bari ahangaha hari inzobere, hari abantu batandukanye, hari inzego za leta ziri ahangaha, hari aba influencers bari ahangaha. Mu byo tuvuga mbere yo kugera ku cyo nekereza cyangwa no gutanga stand yanjye, ndabasaba kugira ngo twirinde ikintu kirimo public humiliation, gushinja umuntu ikintu udahagazeho utari sure yacyo, kuko aha dushobora kwibwira ko uri umutangabuhamya bigasoza ahubwo ubaye ukurikiranwaho gusebya umuntu muri rubanda. Dufite urwego RIB irahari n'izindi nzego zitandukanye zirahari. Ni urwego noneho cyane cyane ku bintu byerekeranye ikintu cy'umukobwa cyangwa umutegarugori cyangwa se umukobwa muri rusange. Nibwira ko ari ikintu gikurikiranwa. Nibwira yuko ari abantu bafite ubunararibonye badashobora kurenganya umuntu, gufata umuntu ngo bamufate arengana, cyangwa se bashobore kuba bananirwa kurenganura umuntu urengana. Nibwira yuko urwo rwego turabizeye, ubwo bushobozi burahari. So my stand now, njyewe nk'umuntu uri associated n'ibi bintu, ntabwo ndi muri position yo kuba ntagira icyo mbabwira, kuko either nshobora kugira icyo nkurikiranwaho cyangwa se nkaba n'umutangabuhamya na witness. Aho kubivugira, abo kubibwira turahazi. Ikindi navuga nuko wenda nasoza mvuga ko may justice be served. Murakoze. So for you, are you okay right now cyangwa abantu bagukunda nicyo bababwira? Ntabwo navuga ngo meze neza, iyo niyo stand yanjye. Ni ikibazo kiri very alarming, ariko for the position I hold and how much I am associated kuri kino kintu, nakubwiye ko mu nyungu z'ubutabera ntabwo ntashobora kugira icyo nkubwira, kuko nshobora kugira ibyo mbazwa nanjye ubwanjye cyangwa se nkaba n'umutangabuhamya. Murakoze. Abajaji bari ahangaha, hari n'umuntu watanze ikiganiro muri iyi minsi y'ubushize, she's my friend Juju. She's also accountable. Whoever had, not even a contract, had the privilege to enter in that thing is accountable to this. Kubera iki? Sexual violence n'aba oppressor n'aba humanizer, we smell them. No kuvuga n'umuntu waje kwigisha ikiganiro k'iminota 30 nawe agomba kubazwa. You talk to the manager, you saw the girls, how were they, how they signed, the eyes, the whatever. Abo bantu bose bagomba kubazwa. So abantu babibayemo ba Pamela, ba Yinjiye, ba Anne, ba James, they are our friend. We are not attacking them, but they are accountable to this whole things we are talking about. Jolie, she's someone we like, we respect, but she's accountable to this thing. So she owes us some information. However, uru ntabwo ari urubuga rw'urukiko ngo baje gutanga témoignage y'urukiko. Ariko they shouldn't feel attacked because we are talking about them, kubera ko they have been associated. Harababaye associated many times, gakeya. Ariko as a public, we have the right to question them. Maybe hari information zigomba guhabwa public, as Jolie vuze, hari zigomba kutavugwa kubera ko maybe ziratuma perereza ritagenda neza. Ariko we have the right to talk about them, but in a respectful way. Ako nashaka kubabwira ko bari 100% accountable. Nuwagi noneho abandi bari accountable. Nikiriya kigo cy'ururimi niki kibishinzwe. As a government institution, they need to be made accountable if they didn't put all the provisions, all the policies, if they didn't follow, if every year they don't do an assessment kureba umuntu bahaye kontra akora neza, abakora abigeraho. Naho kuri abolishment ya Miss Rwanda ntabwo ngiye wijyanye n'iyi case ya Ntuza, nabivuze neza ko ira objectifying umubiri w'abagore. Ntabwo mbona ko igitekerezo cyiza kigomba gutambuka cy'umukobwa mwiza gusa umukobwa mubi. Ni ukuvuga abantu bamwe nkatwe twavutse tuzi tutaba Miss Rwanda. My daughter today namenye ubwenge azavuga yewe iyi nkovu mfite, ubu bunini mfite mu buzima, hari ikintu ntazaba. Kandi turimo turabwira abana b'abakobwa, you can be anything, you can be a pilot, nubwo bwose iwanyu mudafite indege n'imodoka n'igare, ariko byagera kuri Miss. Niyo mpamvu leta igomba kubiabolisha,
kubera ko Miss Rwanda is discriminating a certain category of women including me and maybe my niece my neighbor naho ngewe byo kuvuga kwa abolishinga Miss Rwanda bishingiye ntabwo ari ukubera ko hari umusexual hari ibintu bya sexual harassment the concept itself if it government promoting it we need to revise it ese ni ari umuntu wambwiye ngo no mu muco kera ngo abakobwa barukoraga amarushanwa y'ubwiza ariko turabizi ko hari ibintu byinshi byo mu muco byatumaga abagore bihohotera abagore bifite izo stereotypes zituma abagore twumva ko tutari included so Miss Rwanda yakabaye nari mfite imyaka 15 no n'umunane kugira ngo nyijyemo ntabwo nari kuyijyamo kubera ko ngiye navutse ndi munini ngewe ndavuga ibe abolish for exclusion of a certain category of girls including me exclusion inequality mukuba treating iyo uvuze ngo mukore amatora ya telefone na abana babakire bazajyamo bazatambuka Miss Popularity ntabwo azaba kubera ko ari populaire avuye diri ku bintu runaka ni kubera ko yagize nabonaga ama message nge nahamagaye ishimwe ndamujya ishimwe why are people sending me message ngo mbatorera abantu we had that conversation ndamubwira can I offer you an inclusion assessment of that thing ndamusobanurira inclusion niki ndamubwira harutu human right abuse twinshi turi muri yo Miss Rwanda ariko noneho kubera ihari reka noneho hakangaha to making sure ko iby'ubukene n'ubukire tubivanemo so this thing need to be abolished to base desa ariko accountability yo tuyikora ikindi kintu uzaga kongeraho kubyo nari mvuze ko tukwiye creating a conducive space and environment kugira ngo abakobwa bashoboye kuvuga tubahe attention tubahe kubumva that comfort ariko ikindi ndibwira nahoze mbona muri no space harimo abantu intellectuals abantu bize influencers abantu bari accountable kandi bari reasonable so mu byo dukomeza kuvuga ibyo nakomojeho ko as much as everybody is accountable can we address these people or all of us respectfully kubera yuko nubwo kid yafashwe ishimwe Dieudonné yafashwe twibuke yuko he is still presumed innocent until he's proven guilty so ndibaza harimo aba lawyers that is constitutional. It's a principle that is constitutional. So to be mindful and be respectful, kuko as of now he is still proven, he's still presumed innocent until he is proven guilty. Niyo mpamvu navuze yuko dushiremo respect mu buryo twa dressing ibintu ubundi noneho as much as everyone has to be accountable but there needs to be respect hato ejo tudatanishinga izina ry'umuntu umwe muri twebwe kandi hari ubutabera bugomba kugira ibyo bukurikirana murakoze cyane